Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubonereho kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none n'amakuru ari kugarukwaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikaba bikomeje gufata indi sura. Amakuru akomeje kugenda agarukwaho nuko bamwe mu basirikare ba FARDC hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na kino gihugu, ku mupaka wa Rubavu, abo basirikare bakomeje kugenda bakora igisa naho ari urw'inzu cyangwa se igisa naho ari urugomo ku baturage. Turaje rero kugira ngo tuge update z'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho cyane. Se bo basirikare kubera iki bakomeje kwiyenza abaturage bakorera urugomo, dore nk'uko biri kugarukwaho bivugwa ko hari abaturage benshi bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Iyi ikaba ari inkuru iri kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse mu binyamakuru bigiye bitandukanye, nyuma y'uko iki gisirikare cya FARDC kirimo kirarwana n'umutwe wa M23 ndetse uyu mutwe wa M23 ukaba yaragiye wigarura uduce tugiye dutandukanye hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho usanga izi ngabo za FARDC ndetse n'izindi ngabo zifasha kino gisirikare cya FARDC kuba bahashya uyu mutwe wa M23 baje kuba bananirwa guhashya uyu mutwe. Aba basirikare ba FARDC nk'uko biri kugarukaho bakaba batangiye kwirara mu baturage babica ndetse bagenda banabafata ku ngufu nk'uko biri kugenda bigarukwaho. Iyi ni inkuru tuje kugira ngo tugusasanurire kugira ngo uze gusobanukirwa ibiri kubera hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu butaka bwa kino gihugu. Ariko mbere ko tugaruka kuri aya makuru, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashare cyangwa se partage amakuru uyasangiza inshuti n'abavandimwe, ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkuhayika tudatinze rero, reka twanzikire kuri aya makuru ari kugarukaho cyane hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hafi ari n'umupaka uhuza u Rwanda ndetse na kino gihugu. Birumvikana hano ku mupaka wa Rubavu bikomeje kuba bibiriraho aba basirikare ba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana n'igisirikare cya FARDC bakomeje kwirara mu baturage babica ndetse bikaba binavugwa ko hari abarimo barafatwa ku ngufu, aho guhashya umutwe wa M23 byaje kuba byabananira, bakaba batangiye gukorera urugomo abaturage. Ni nyuma y'uko haje raporo yagiye igaragaza ko kino gisirikare cya FARDC nyuma y'uko bigaragaye ko gitangiye gutsindwa n'uyu mutwe wa M23 hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikare ba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribo FARDC bagiye barasa ibisasu mu baturage. Izi ni raporo zagiye zitangwa za hato na hato, ariko mu by'ukuri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibahwemye guhakana izi raporo zishirwa hanze ko abasirikare ba kino gihugu bagenda bica abaturage aho kugira ngo babe barwana n'uyu mutwe wa M23. Nk'uko rero byagarutsweho cyane, abaturage benshi hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bapfa ndetse bagapfa mu buryo butunguranye, ubwo kino gisirikare cya FARDC kikangaga uyu mutwe wa M23 ugasanga kirashe ibisasu ndetse ibisasu biremereye bikagenda bikagwa mu baturage bakasiga ubuzima, abandi nabo bagakomereka. Ibi byabaye inshuro nyinshi hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu by'ukuri iki gisirikare cya FARDC nticyahwemye guhakana aya makuru.
makuru ni amakuru yitangirwa na bamwe mu baturage hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane abatuye cyangwa se abakambitse mu nkambi zigiye zitandukanye hano muri kino gihugu, aho bagiye batangaza ko bataye ibyabo kubera iyi ntambara irimo irahuza uyu mutwe wa 23 ndetse na kino gisirikare cya FARDC. Iki gisirikare cya FARDC nubwo bigaragara ko gikomeje kugenda giterwa inshuro, kikaba giterwa inkunga cyangwa se gihabwa umusada n'ibihugu bigiye bitandukanye no mu gihugu cya Afurika y'Epfo, abasirikare ba Wagner ndetse n'igihugu cy'u Burundi nacyo kikaba cyohereza abasirikare hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha iki gisirikare cya FARDC kuba bahashya uyu mutwe wa 23. Ariko mu by'ukuri iki gisirikare cya FARDC nubwo gihabwa izindi mbaraga ziturutse ku ruhande cyangwa se ziturutse mu bindi bihugu baza kuba bafasha kugira ngo babe bahashya uyu mutwe wa 23, ntabwo bijya bikunda kuko uyu mutwe wa 23 ukomeje urugendo batera inshuro, dore ko umaze gufata uduce twinshi, harimo agace ka Sake, harimo uduce twinshi. Rero iki gisirikare cya aba M23 cyangwa se cy'uyu mutwe wa 23 abaje kuba abafata ndetse kino gisirikare cya FARDC kugira ngo kibe cyabigaranzura kibaka utu duce bafashe, bikaba byarananiranye. Nyuma y'uko rero uyu mutwe wa 23 ukomeje kugenda utera inshuro iki gisirikare cya FARDC, bikaba bikomeje kugenda bivugwa ko aba basirikare bamwe na bamwe ba kino gisirikare cya FARDC bakomeje kwirara mu baturage, nk'uko abaturage hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batahwemye gutabaza, aho bavuga ko abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje gutotezwa ndetse usanga bagenda bicwa ruhongohongo. Kino gisirikare cya FARDC rero kikaba kije kuba cyakwigaragaza ubwo akinjiye mu baturage kikabirukankana, bamwe bikaba binavuga ko baje kuba bahasiga ubuzima ubwo bahungaga abo basirikare aba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya akaba ari amakuru ari kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikaba yahagurutse ikimara kubona ibingibi biri kubera hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage benshi hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abo muri Kivu ya ruguru, bakaba bakomeje guterwa ubwoba n'iby'izi ngabo za kino gisirikare cya FARDC zikomeje kugenda zikora zica abaturage. Abantu benshi rero bakaba bakomeje kwibaza bati se abo basirikare ba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana n'uyu mutwe wa 23 byabananiye, none barimo barirara mu baturage, aho bigaragaza ko ubu ngubu ari uburwari bukomeje kugenda bugaragara muri bamwe mu basirikare ba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba turi bukomeze gukurikirana aya makuru akomeje kugenda agarukaho kuri buno butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri abo basirikare ba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birumvikana n'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda birara mu baturage. Turi buze gukomeza gukurikirana mu makuru atubagezo update z'amakuru yose ko biri bugende bikurikirana. Niba ubwa mbere rubanye natwe reka tugusaba gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, niho bagiye gukanda kunzugira kugira ngo nitujye dushyira amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere, inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5, kurashira cyangwa se partage amakuru asangiza inshuti n'abavandimwe. Kene ntiwibagirwe gukora like kujya hasi muri comment nawe usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibintu nabyo binenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.